nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, abantu dukomeje kubana muri zino project za mining zitandukanye, yaba EPX network nababwiye Nshyashya n'izindi. Ariko uyu munsi reka dukomeze tuganire kuri Delta network. Akantu ngira ngo tuganire uyu munsi ka mbere ni new version. Abantu bakeneye new version yaje, kandi murabizi ko new version buriya izana n'izindi features zindi. Yes, nanjye ubu ngubu nari ngifite version ya 1.16, urabona haje 1.19. Gusa hano igitangaje n'ikintu tugomba kwitaho, Delta noneho yageze kuri App Store. Yes, Delta yageze kuri App Store. Ku muntu utarashyiramo Delta, kuba wayifata kuri App Store nta kibazo, biroroshye. Ariko ku bantu bamaze kuyishyiramo, ikibazo iyo katujyeho turebe, katujyeho mbere ikibazo gihari. Yes, hano nge na instalinze nongera ndayopeninga by next time. Hano urabona ugiyeho ubu mfite update, update. Ariko ku muntu usanzwe ufitemo Delta, nujya kuri App Store urasanga bakubwira ko hari ikibazo ko Delta wari ufite itavuye kuri App Store, bagusabe gukora uninstall. Byose ni kimwe, wajya kuri Play Store, wajya kuri App Store, wajya no kuri Delta Kim website, byose ni kimwe. Ariko ku bantu bari basanzwe babifitemo, wakomeza kwikoreshereza bwa buryo bwa kera busanzwe, ukaza hano ukadownloadinga app yawe, nibwo twakoreshaga. Yes, download anyway, then tubakidownloadinga na tuinstalinge uduhe update. Yes, iki nicyo kintu nagira ngo duhereho. Ikindi ari akandi kantu nshaka kubereka k'ingenzi muri Delta abantu bakunze kumbaza. None ko na mining ya Delta, none ko Delta yanjye ngo nayikuyemo kuyisubizamo. Delta wirinde kuyikuramo mu gihe utarasetinga security cycle yawe. Yes, nanjye urana mfite security cycle y'abantu bane. Abo bantu ni ngombwa ko mfite nimero zabo, mfite nimero zabo, nshobora kubahamagara anytime mu gihe ngize ikibazo cya phone yanjye yapfuye, se ngize ikindi kibazo Delta yanjye nshatse kuyikuramo, nongere nyidownloadinge, nongere nyishyiremo. Kuko ntabwo urayidownloadinga wongere ushyiremo yongere itangire, urongera bisabe ko ukora login. Ntabwo wakora login udafite aba bantu kuri security cycle yawe. Kuko iyo ugiye gukora login back again, hari agakode wohereza security, umwe mu bantu ufite kuri security cycle, bakubwira ati wenda twakwereje uyu umuntu nise Hero rero mfite nimero ze, ngomba guhita muhamagara nkamubwira ngo ndebera muri security cycle yawe umpe code. Cyako niko kantu mugomba kwitaho. Security cycle muri Delta yo ni ibindi urumva ni ikibazo. Tuvuye aho ngaho, akandi kantu mugomba kwitaho none abantu batari gukora, aka kantu ka USDT. Abantu muzisanga abantu bari kubikuza mwe muri aho ngaho. Izi USDT ni uburyo uminingamo icyo bita Usct, bazahinduramo ngo USDT bitewe na conversion rate bazakurikiza. Ariko urabona ubu ngiye mfite 1602 Usct ziri pending, bazazi converting, mbone balance muri Usct nazo bambwire conversion rate converting. Yes, ikindi urabona hano nk'ubu ngubu hano mfitemo ad 3 zo kureba, nyuma y'amasaha 8 bagwa ad zo kureba. Uraza hano ugakanda kano kantu kaga play. Yes, add component kirodinga. Yes, ugategereza add kazi. Iyi ni add, nyirebe amasegonda mamaye 60. Yes, urayireba ushatse kumininga ni ibintu nyine ibingibi bitwara iminota 3, bino bya add bikunze kunywa iminota nk'3. Ariko basanzwe babikora muzi ko n'igihe baguha utu add tumara amasegonda 10, then ukadukuramo ukareba utundi gutyo.
turareba amasegonda 60 nubwo biri board ariko urabireba nyine icyo twemeje ibintu byo kumayininga nyine byo bazanye nawe ugendana n'ibyo ukareba hasigaye amasegonda 3 byarangiye. Tureba hano hahita haza akantu k'agakubo kakwereka aho uko ukuramo izo ad. Urategereza kuko iyo ukanzemo hagati bata bakudirectinga akangaka ukandaho kanda no kuri kano gakubo bikavamo. Ad component ya mbere urayirebye hano bahita bongeraho 6 Usct 6 murabibonye, ukareba n'indi ad component nigeze wese. Ibi ngibi urabona ko bikomeje gusa. Yes, irarangiye. Reka turebe ka kantu ndi kongera garukemo ukabikuramo. Isa n'ahanzemo hagati wese abanyana birinda gukandamo gutya bakuramo bakomeza. Yes, aka niko nagira mbereke ko kari ama Usct. Iyi ni ad ya gatatu. Wirinda gukanda tuno tuboro pe idukanze directinga hano kandi ugasanga iyo ad ipfuye ubusa ugasaba kujya kureba izindi ad. Yes, wakuramo karangira. Urabona ama Usct yawe abagenda azamuka anytime, ntabwo tuzi ngo bizahinda gute. Bazatumenyesha bati conversion rate imeze gutya, Usct zawe wenda turagwa hano, wenda niba mfite Usct 620 wenda bamwe bati turagwamo wenda amadolari 16. Yes, kadusubire inyuma turebe iriya n'indi feature yo kureba, iriya ni feature y'ingenzi cyane. Yes, izindi feature ni izi ngizi ugenda ureba data igeze ku bantu bangahe. Urabona ko bakiri bake cyane, 350. Sinzi impamvu data abantu imaze igihe ariko ntago abantu kubera icyo abantu batayishatse kuyimayininga cyane, sibyo? Ibyo nabyo ni ibintu ndaza kubaha muri video itaha. Yes, kuko buriya ino data hari ibintu byinshi ifite bituma bitayifavoriza kuba yakundwa n'abantu cyane. Ndagira ngo ibyo bintu ndaza kubibasangiza muri video yanjye itaha, mbabwire ese delita kubera iki delita iri gustragglinga kubona aba minus, sibyo? Ibyo nabyo ndaza kubibaheza. Ubundi urabona nk'ubu ngubu twagombye kuba tubona muri Aziya muzi ko ari abantu bamayininga cyane ibintu byo kumayininga. Abantu muri Aziya akoreba muri Aziya reba imibare iriyo ntabwo ishamaje. Abantu umwe kuri 300 ubundi bagombye kuba bari nko muri red, bari muri 300k plus. Iki ni ikibazo turaza kureba kubera iki iyi delita abantu batari kuyimayininga cyane. Yes. Utundi ni utungutu abantu bashaka gukora ama DSMS terminal, uraza gushyiramo DSMS yawe. Nayo ndaza gukora indi
indi video mbasobanurire ko uburyo ushobora kuba mu verifier ukazajya verifyinga nawe nko kuriya twohereza ama DSMS muri za Hong Kong na za Britain mujya mubibona. Yes, nabwo ndaza kwibereka uburyo usetinga DSMS terminal yawe. Yes, ibindi ni ahangaha uza ukareba referral team ya wallet noneho yaje ushobora no kohereza umuntu data, hari face ID ibingibi kugira change mobile number, ushobora guchanginga mobile number, ushobora guchanginga version ufite nk'ubu nyifite version itari latest bahita banabimbwira. Yes, ibindi mwamenya nuko delta irangira iyo ino timer igeze kuri 24 hours, nibwo timer nibwo uba urangije session imwe muri delta. Reka turebe niba ya version yanjye yamaze kuba downloaded, noneho mbereke uburyo ukora update. Kumbaza niba ntabwo nshaka kwidownloading again, kandi iyo muri download urabona yamaze kuba downloaded. uyikandaho ugategereza. Urabona batambwira ngo ushaka kuinstalling update kuri update application, uvuga ngo install. Ni ibintu biri byoroshye, batakwereka ko iri kuba installed. Iyo maze kuba done turasubira inyuma turebe se ninsubira kuri version check banyereka ko ndi kuri update version cyangwa. Ibyo nibyo turi kureba ubu ngubu. I don't know why app is not installed, but nukurikiza ubu buryo app yawe iraza kuba installed. Nta kindi turaza gukomeza nanga. Ikindi ngira ngo mbereke, murabona ko delta project ifite yahereza 2023 na 2025 iracyafite abantu 300,000. Aho ngaho harimo doubt. Turaza kureba ni ibe ibintu nizihe features zishobora kuba ziri gutuma delta lagging behind. Yes, ndaza kuzana izindi fact zishobora kuba zatuma delta ishobora kuba either ari scam cyangwa se iri kuraginga behind bitewe n'ibindi. Izo factors ndaza kuzizana, ibyo biri gutuma iraginga behind. Nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, like na share kugira ngo n'abandi bashaka kumenya amakuru y'ibigezweho mu bintu bijyanye na mining tubibone hakiri kare, kandi dukomeze twubake community igere kure. Murakoze.